kugira ngo ibintu yihannye atazabisubiramo. Ishyano rya mbere rikomeye kurenza ayandi mashyano ni uko ibintu umuntu yihannye yongera akabisubiramo. Iyo umuntu agize amahirwe akihana agatsinda icyaha bigashoboka, aba acitse ku icumu rya Satani. Uriya muntu aba agize amahirwe gusubira inyuma k'uwo muntu, aba ahuye n'akaga gakomeye. Umuntu utari gushaka ukuntu icyaha kimuvamo ngo akireke muri kino gihe, imigozi ari kwihandisha ntabwo azayikira bimworoheye. Umuntu uri kumenyera icyaha, bya bindi korari maze kuririmba ibintu akabigira akamenyero. Niba iby'amavuna yabona bigiye kuba ati si buri mezi 3 se si amavuna buri mezi 3 tuzaba dufite amavuna, maze akajya yazamo uko abonye akabigira akamenyero. Ibintu byo kumenyerwa byarangiye. Noneho muzamenyera iki? Mwari mwaramenyereye ko abantu babahagarara imbere bakavuga bakagereranya ibitabo pararara, bakagereranya bagafata umwuka w'abahanuzi pararara, bakagereranya bagafata Daniyeli igice cya 7 pararara, murongo wa 15 pararara, 21 19 pararara, imirongo bakayikurikiza, bakiruka bakikubita mu gice cya 8 tukaba turagiye tukajya mu gice cya 9, maze abantu bakumva iby'urubanza ruri kubashengura imitima. Ubu kuko abantu bari kubwiriza basezera, hariho ibintu muzashaka kumva mugashaka umuntu n'umwe ubibabwira, mukabitega amatwi mukabibura. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Ntabwo byari biherutse kuririmba indirimbo maze abantu bakayumva kandi hadakoreshejwe ubundi buryo bw'ikirenga. Ariko nanjye mfashe igice cya nyuma. Twibutse uturinda akamenyero kuneza yawe. Imana iturinda akamenyero, Imana ibaha umugisha. Mwakorari mwe nubwo muri bashya, ariko Imana ibaha umugisha. Narabakunze cyane, nakunze ukuntu mukunda amateraniro mukayazamo mutari buririmbe, mutandukanye na babandi baza bararirimba gusa. Hari umunsi nabajije mbona abaririmbyi biriya korari, mbona umubare w'abaririmbyi baje bo muri bo batari buririmbe. Ndatekereza nuko ari bashya se, ariko burya ibintu bitangira kare. Burya ibintu bitangira kare n'igihuru kizabyara igihunyira. Abakuru bajyaga baca imigani ngo bakibona hakiri kare. Imana izabakoresha kandi muzakomerezaho, bizakomeze bizamuka. Nimugoma gukurikirana amateraniro, hari n'ibindi bintu mutari mwamenya muzamenya, hari n'ibindi mutari mwakora. Imana izabakoresha, ibintu byose bizagenda neza. Yesu niwe uzabayobora. N'abandi baririmbyi bose bakora nka kuriye bakaboneka mu materaniro yo gusenga batari buririmbe, bazagira umugisha mwinshi. Ariko ababoneka mu materaniro ari uko baje kuririmba gusa, ntibazasoza uru rugendo, kuko ibintu baba baramaze kwihandisha biba ari ibintu bikomeye. Kuko ubundi kwizera niko gutuma umuntu yihana. Kwizera kuzanwa no kumva. Umuntu aricara agatega amatwi akabanza kumva, yamara gutega amatwi akumva agashyira mu bikorwa, akizera, yamara kwizera agashyira mu bikorwa, maze akandikwa mu bazajya mu bwami bw'Imana, kuko ibintu yabyumvise. Iyo umuntu rero agenda avuga gusa aba ari umunyamagambo. Imana ihabwa icyubahiro. Nanejejwe n'icyigisho cy'ubuzima twize, n'icyejo naragifasha cyavugaga iby'isuku y'amenyo. None uyu munsi nabwo batubwiye iby'isuku. Umwigisha wakigishije Imana imuha umugisha. Ibitabo byacu kugeza nubwo bitubwira n'inshuro abantu bakwiriye koga, kugeza nubwo muri kiriya cyigisho yasomaga batubwira ngo gukaraba amazi ashyushye ngo byarinda abantu kurwara ibicurane, kugeza ubwo batubwira ko kuyasimburanya n'amazi akonje nabyo ari byiza. Umva, Imana yaduhaye umugisha hano, ihabwa icyubahiro. Tugiye kuganira ku cyigisho abantu bajya bambazaho ikibazo cyane, ubwo kiraba ari igisubizo ntawe uzakibaza, cyakora urasigarana ikibazo aze kukibaza. Birashoboka ko umuntu uri mw'abadayimoni 7 yakwihana akazajya mu ijuru?
igisubizo Bibiliya iragitanga. Umuntu urimo abadayimoni 7 yakwihana, birashoboka ntibishoboka? Nicyo tugiye kureba. Reka dusenge. Mana Data, izina ryawe rihimbazwe. Dufite umunezero mwinshi muri aya materaniro kuko waduhaye agakiza, ariko dufite impungenge z'iminsi y'imperuka tugezemo, ariko tukagira ibyiringiro byinshi kugiye kugaruka. Utumara impungenge, uduhe guhagarara mu ijambo ryawe, maze ibyo tubivuga tubihagararemo neza, kandi utwuzuze umwuka wera. Udukuremo abadayimoni batugize imbata, maze uduhindure neza. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Amagambo ari muri Bibiliya yarantangaje. Hari amagambo aba muri Matayo igice cya 12 umurongo wa 45. Yesu yavuze amagambo ateye impungenge, ariko Imana ishimwe kwa yayavugaga, maze twamara abantu bamara kugira impungenge akazababwira ikintu kizabakiza, maze bakumva buzuye amahoro menshi. Igice cya 12 Matayo umurongo wa 45 handitse iki? Haranditse ngo, ndahera kuwa 43. Matayo igice cya 12 umurongo wa 43. Nge tugiye kuganira kuko mbona uyu munsi haje abantu benshi, wasanga hariho n'abantu baje ari ubwa mbere. Nitwa Habarurema Valence. Umurongo wa 43 uravuga ngo, dayimoni yavuye mu muntu anyura ahadafite amazi ashaka uburuhukiro akabubura. Dayimoni, umurongo wa 44, akavuga ati, reka nsubire mu nzu yanjye navuyemo. Yagera yagasanga iri mu busa, ikubuwe, iteguwe. Niko kugenda akazana abandi badayimoni 7 bamurusha kuba babi, bakinjira bakabamo. Ibyo hanyuma y'uwo muntu bikarusha ibya mbere kuba bibi. Niko bizaba kuba iki gihe kibi. Iyo umudayimoni avuye mu muntu akanyura ahantu hadafite amazi, aragenda akazerera. Uwo mudayimoni akazifuza kugaruka, akazavuga ati, reka nsubire mu muntu wanjye navuyemo, ngo reka nsubire mu nzu yanjye navuyemo. Maze uwo mudayimoni akagaruka. Iyo ahageze agasanga harakubuwe, hateguwe neza. Ubwo abasanze hatarimwo Yesu. Iyo dayimoni agarutse agasanga harimwo Yesu, ariruka agahunga. Iyo asanze harimo umwuka wera, ariruka agahunga. Kandi Yesu yaravuze ngo, amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo. Iyo uwo mudayimoni ahageze agasanga Yesu ntarimo, mwuka wera ntarimo, Imana ntirimo, ijambo ry'Imana ntiririmo. Iyo uwo mudayimoni ahageze agasanga batarimo, kuko iyo Imana irimo na Yesu aba ahari. Iyo Yesu arimo ni Imana ibihari. Iyo kandi mwuka wera ahari, ni ikimenyetso cy'uko Yesu ahari. Iyo uwo mudayimoni ahageze agasanga inzu yari yaravuyemo, iyo nzu ni umuntu, kandi uwo muntu yari muzima. Maze ikintu kibabaje, agasanga ntabarimo. Uwo mudayimoni ahita agenda akazana abandi badayimoni 7, maze ibyo hanyuma by'uwo muntu bikaba bibi cyane. Yesu ashimwe. Ariko ikintu cyantangaje, naribaje ni ibi bintu byo ko umuntu yarihannye, maze umuntu yaba yaramaze kwihana akagwa, maze dayimoni wari waramuvuyemo akamugarukamo, maze uwo muntu akazongera agakora ibyaha bitagira ingano. Nagize agahinda,
naravuze ntuyu muntu abadayimoni bamurimo bizagenda biti. Inshuti yanjye, umuntu wese arwana intambara yo kugira ngo abadayimoni bamuvuyemo batazamugarukamo, kugira ngo ibintu yihannye atazabisubiramo. Ishyano rya mbere rikomeye kurenza ayandi mashyano ni uko ibintu umuntu yihannye yongera akabisubiramo. Iyo umuntu agize amahirwe akihana agatsinda icyaha bigashoboka, aba acitse ku icumu rya Satani. Uriya muntu aba agize amahirwe gusubira inyuma k'uwo muntu, aba ahuye n'akaga gakomeye. Ariko Bibiliya itubwira iki? Wa gitabo we, Bibiliya yarandyoheye ku buryo butangaje. Mbese hari umuntu Yesu reka dusome. Birashoboka ko umuntu abadayimoni bamaze kwirundanya bakaba barindwi, birashoboka ko yagira umugisha, ko yakwikubita imbere y'Imana bakamuvamo. Nicyo kibazo cyonyine gihari. Babaye barindwi bamuvamo ntibamuvamo. Ariko mbabwira ikintu gitangaje, Uwiteka Imana ishobora byose. Ariko hazirinda umuntu wese, umuntu utari gushaka ukuntu icyaha kimuvamo ngo akireke muri kino gihe. Imigozi ari kwihandisha ntabwo azayikira bimworoheye. Umuntu uri kumenyera icyaha, bya bindi korari maze kuririmba ibintu akabigira akamenyero. Niba iby'amavuna yabona bigiye kuba ati si buri mezi 3 se amavuna buri mezi 3 tuzaba dufite amavuna, maze akajya yazamo uko abonye, akabigira akamenyero. Ibintu byo kumenyerwa byarangiye. Noneho muzamenyera iki? Mwari mwaramenyereye ko abantu babahagarara imbere bakavuga, bakagereranya ibitabo pararara, bakagereranya, bagafata umwuka w'abahanuzi pararara, bakagereranya, bagafata Daniyeli igice cya 7 pararara, umurongo wa 15 pararara, 21 19 pararara, imirongo bakayikurikiza, bakiruka bakikubita mu gice cya 8, tukaba turagiye tukajya mu gice cya 9, maze abantu bakumva iby'urubanza ruri kubashengura imitima. Ubu kuko abantu bari kubwiriza basezera, hariho ibintu muzashaka kumva mugashaka umuntu n'umwe ubibabwira, mukabitega amatwi mukabibura. Ubu ibibwirizwa biri kuri iyi si birasezera, kuko igihe abantu babiherewe cyari gihagije. Igisigaye nuko inzu zimwe zizaba zikubuwe zirimo ubusa, zikazazamwe umudayimoni wazivuyemo, kandi kubera umunezero azagira azazana abandi barindwi. Ariko mbese hano handitse iki? Igice cya 8 cya Yohana, umugore wafashwe asambana. Ejo nababwiye umugore wanditse muri Bibiliya, hafi y'imibereho ye yo kubaho kwe yose yayimaze ari indaya asambana. Abonana n'Abayisirayeli umunsi umwe, gusambana arabisezera arabireka, yabyihanye rimwe, yandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Icyambabaje, ahantu yihaniye abamubwirije ubutumwa babatasi bari batandukanye n'Abayisirayeli batigeze basambana na rimwe mu rugendo rwabo. Kuva batangira urugendo rwabo kugeza bageze i Shitimu, Abayisirayeli batigeze basambana na rimwe. Abo Bayisirayeli babikoze rimwe, igihe cyo kwihana kwabo kiba kirarangiye, bahita bagwa i Shitimu. Uwabikoze imyaka yo kubaho kwe hafi ya yose abireka rimwe, azahabwa ubugingo buhoraho. Bibiliya yaramuvuze uwo mugore, yamuvuze izina. Ejo twaramusomye, ubwo abatari bahari ntibari bahari. Yabiretse rimwe, yabikoze hafi imyaka yo kubaho kwe yose, hafi imyaka yo kubaho kwe yose. Arabikora bindaya ruharwa, abireka rimwe. Abonanye n'abagabo babiri bo mu Bayisirayeli, maze abitegereje babona mw'Imana, nta kibwiriza bamubwirije, yarabarebye babona mw'Imana. Arabitegereza ababwira ati nzi ko Uwiteka abahaye igihugu,
ati kandi mwaduteye ubwoba twumvise ukuntu Uwiteka yakamije inyanja itukura muyigezeho. Ubwo meze nk'uri kuhasoma, ejo narahasomye nahafashe mu mutwe. Twumvise uburyo Imana yakamije inyanja itukura muyigezeho, n'uburyo mwatsinze abami bo hakurya ya Yorodani, Sihoni na Ogi ari babiri mukabarimbura rwose. Ati tubyumvise imitima yacu ishya ubwoba. Ati none ndabinginze nimunsezeranire isezerano yuko muzarokora data na mama n'abarumuna banjye n'abasaza banjye mugakiza amagara yacu ntidupfe. Abo bagabo bari abatasi, niko Bibiliya ivuga, baracecetse batavuga. Bamushubije ijambo rimwe gusa ngo amagara yacu mukijije kuko uduhishe, natwe tuzabitura gukiza yanyu. Yabiretse rimwe azahabwa ubugingo buhoraho. Abavuye mu Egiputa b'Abayisirayeli batigeze basambanira mu nzira kuko icyo cyaha Imana yakizira urunuka, bagikoreye ishitimu ku mupaka, bapfira rimwe ari 24,000. Urahari ibintu umuntu azakinisha muri kino gihe, agakinisha ibintu atigeze akora ngo reka bikore yumva uko bimeze. Ibyo bintu akabikinisha rimwe gusa, ibyo bintu akinishije bikazamugwa nabi, akazarinda asoza urugendo rwe akabona ifirimbi ya nyuma iravuze. Reka nisomere hano, ejo nabigishije umugore n'uyu munsi ndabigisha undi mugore. Igice cya 8 cya Yohana, umugore wafashwe asambana. Yesu ajya ku musozi wa Elayono, azinduka mu museke, yongera kujya mu rusengero. Abantu bose baza aho ari, aricara arabigisha. Yesu no mu rusengero yajyagamo, no mu rusengero Yesu yajyagamo, niko dusomye. Maze abantu baza aho ari, aricara arabigisha. Babandi bavuga ko kujya mu rusengero ari icyaha, ni inyigisho z'ubukusi z'ubwaka zidafite ahantu zishingiye, kuko Yesu yarujyaga mu rusengero. Ndetse n'urwo yabwiye abantu, ababwira ngo inzu yanyu muyisige wari umusaka. Abayigiyemo, abigishwa ba Yesu bayigiyemo bayihererwamo umwuka wera, kandi bagiye mu cyumba cyo hejuru. Icyo yavuga ngo bagisige wari imisaka n'imitima yabo yari yaranze kwihana. Ariko inyubako nk'amatafari, Imana yemera ko abantu bayiteraniramo kugira ngo bahurizwe hamwe babone aho bigira ijambo ryayo. Amagambo akomeye. Abanditsi n'abafarisayo bamizanira umugore bafashe asambana, bamuta hagati. Baramubwira bati mwigisha uyu mugore bamufashe asambana, kandi Mose mu mategeko yadutegetse kwicisha amabuye abakoze batyo, none wowe uravuga ngo iki? Umurongo wa 6, ibyo babivugiye kumugerageza ngo babone uburyo bamurega. Ariko Yesu arunama, yandikisha urutoki hasi. Bakomeje kumubaza, arunama. Mbega bakomeje kumubaza, arunamuka, arababwira ati muri mwe udafite icyaha bari we ubanza kumutera ibuye. Yongera, umurongo wa 8, yongera kunama yandika hasi. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Umurongo wa 6, ibyo babivugiye kumugerageza ngo babone uburyo bamurega. Ariko Yesu arunama yandikisha urutoki hasi. Iyo ni inyandiko ya mbere. 2, bakomeje kumubaza, arunamuka, arababwira ati muri mwe udafite icyaha bari ubanza kumutera ibuye. Baraceceka. Umurongo wa 8, yongera kunama yandika hasi. Ubwa 2 yanditse hasi. Igihe babonaga Yesu ari kwandika, baracecetse. Maze bakomeje kumubaza ikibazo ati ibyo Mose yavuze urabivuguruza? Arunamuka arabareba, arababwira ati udakora icyaha muri mwe n'abari ubanza kumutera ibuye. Ibyo Yesu yandikaga bwa mbere barakomeje baravuga. Bari bagifite umujinya, bari kugurumana. Iyo umuntu ari kugurumana ntiyumva. Bafite urwango ngo bice umunyabyaha. Ariko ibintu Yesu yanditse ubwa 2 nibyo bintu byabagamburuje. Yandika ubwa 2 hari ikintu gikomeye. Twikomereze.
murongo wa 9. Nabo ngo babibone batyo, ibyaha byabo birabarega, basohoka urusorongo, uhereye kubanza ukageza kuheruka. Hasigara Yesu wenyine na wa mugore wari uhagaze hagati. Yesu ashimwe. Mbega ikintu gitangaje. Yandika bwa mbere bagize ngo ni ibintu byoroshye, kuko Yesu babonaga Yesu ari kwandika, ati muri mwe. Maze babona Yesu ari kwandika, bagira ngo ni ukwandika gusa, aho kugira ngo basome inyandiko ari kwandika bahita bapfukama basaba imbabazi. Barakomeje baravuga. Ku nshuro ya kabiri nibwo Yesu yanditse ibyaha byabo. Buri wese yarasomaga akabona izina rye, akagira ngo abandi bose bari aho niryo babonye. Nta wigeze abona izina ry'undi, ahubwo buri wese yarebaga izina rye akabona ryanditsemo n'itariki yasambaniye n'ibyaha igihe yabikoreye. Ibyo byose babibonye, buri wese asohoka yiruka, n'undi asohoka yiruka, n'undi asohoka yiruka, maze bararenga barahunga. Yesu asigara wenyine, asigarana n'uwo mugore. Uyu mugore yari yarasambanye hafi imyaka yo kubaho kwe yose. Yesu ashimwe. Yari mwishwa wa Simoni. Simoni akaba nyirarume. Ariko uyu mugore yari yarasambanye igihe. Umva amagambo atangaje. Yesu arunamuka, aramubaza ati, wa mugore we, babandi bakuregaga barihe? Ntawe uguciriyeho iteka. Nawe ati, ntawe databuja. Yesu aramubwira ati, nanjye singuciraho iteka, genda ntukongere gukora icyaha. Uwo mugore akigera hagati aho, uyu mugore nibwo bwa mbere yasenze isengesho riruta yo yasenze yose. Yasengeye mu mutima, nta muntu wigeze wumva bumbura umunwa. Yahindaga umushyitsi, yabwiye Imana amagambo angana nayo Mose yabwiye Imana. Aya magambo arangana neza. Mose acecetse atavuga n'ijambo na rimwe. Yabwiye Imana ngo, nunkize icyaha cyanjye ngapfa maze kugikira, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Nicyo yabwiye Imana, Mose cyonyine. Ntabwo yabwiye Imana ngo umbabarire nzarame. Yarayibwiye ngo, mu myaka 40 nagendanye n'ubwoko bw'Abayisirayeli, Mose ngo yari yarakoze icyaha kimwe. Narabyisomeye ntababimbwiye. Mu myaka 40 Mose yagendanye n'Abayisirayeli yakoze icyaha kimwe gusa. Haranditse ngo Aroni yakoze 3 bagendanaga. Aroni yakoze 3. Yaremye ikigirwamana baragisenga, ari we wakiremye, ari umuyobozi. Yaneguye umugore wa Mose ngo ni mugufi, aramunegura ngo ni umunyetiyopiyakazi, amunegura yuko badahuje ubwoko. Maze icyo kintu cyari kimukozeho. Kandi cya gatatu, yafatanyije na Mose icyaha. Ariko mu myaka 40 Mose we yakoze kimwe cyo kubwira Abayisirayeli, nge na Aroni twabakurira amazi mu gitare, kwishyiraho icyubahiro cy'Imana. Agakubita urutare kabiri, yabikoze mu mwanya umwe, kiba kimwe. Icyo cyari kimukozeho. Ngo yazamutse umusozi yibuka, Imana imubwira ko agiye gupfa. Yazamutse umusozi. Ubundi bwa mbere ngo Mose azamukana, ikintu cyantangaje, Mose azamuka umusozi azi ko agiye gupfa. Ngo uwo musozi wabaye munini cyane, ngo uwo musozi bawuzamutse buhoro buhoro, bagatera intambwe bagahagarara, bagatera intambwe. Muzasome n'urupfu rwa Aroni. Na Aroni ajya gupfa nawe, ngo yazamutse umusozi aganira n'uwo bazamukanaga, maze ngo bakibuka urugendo bagenze imyaka yose, bakabona bashoje nabi. Niko kwikubita imbere y'Imana bayisaba imbabazi, Imana ibababarira icyaha cyabo, basoza neza. Uyu mugore yasenze isengesho nk'iryo Mose yasenze. Yabwiye Imana ati, mpagaze hagati y'aba bantu, icyaha nagikoze koko. Nta nubwo yigeze avuga ngo ko muje kunyica njyenyine. Yaba ari nk'uw'iki gihe ari kuvuga ati, nimuzane n'umugabo. Ati, ntabwo ari njyenyine, ati nimuzane n'umugabo mudushyire hamwe. Ariko uyu mugore ngo yarebye ibye wenyine, abwira Yesu ati, nunkize iki cyaha cyanjye sinzongera. Yesu amwitegereje, abona abo badayimoni bamurimo bamukuyemo, bamushiramo, maze akihana. Yesu ashimwe. Aramubwira ati, genda ntuzongere gukora iki icyaha. Muri iyo minsi, igice cya 11,
cya Yohana. Yesu azura Lazaro. Hariho umuntu wari urwaye witwaga Lazaro w'i Betaniya, ikiroro cy'iwabo wa Mariya na Marita mwene se. Mariya uwo niwe wasize umwami Yesu amavuta ku birenge maze akabihanaguza umusatsi we. Musaza uwo ni Lazaro. Kandi ikintu gitangaje nuko bashiki be batuma musaza uwo ni Lazaro wa wundi wari urwaye. Nuko bashiki be batuma kuri Yesu bati databuja uwo ukunda ararwaye. Yesu abyumvise aravuga ati iyo ndwara si yo kumwica, ahubwo niyo guhimbarisha Imana ngo itume no gutuma umwana w'Imana himbazwa. Yesu yakundaga Marita na mwene se na Lazaro, nuko yumvise ko arwaye asibira kabiri aho yarari. Maze iyo minsi ishize abwira abigishwa bati dusubire i Yudaya. Abigishwa barasubiza bati mwigishe. Abigishwa baramubaza bati mwigisha, amambere abayuda bashatse kudutera amabuye, none usubiyeyo? Yesu arabasubiza ati mbese umunsi ntugira amasaha 12? Ugenda ku manywa ntasitara kuko haba habona, ariko ugenda nijoro arasitara kuko abatabona. Avuze atyo aherako arababwira ati inshuti yacu Lazaro yarasinziriye, ariko ngiye kumukangura. Abigishwa baramubwira bati databuja niba asinziriye azakira. Nyamara Yesu yavugaga iby'urupfu rwa Lazaro, ariko bo batekereza yuko avuze gusinzira kw'ibitotsi. Yesu niko kuberurira ati Lazaro yarapfuye, nanjye nezerewe ku bwanyu kuko ntari impari, kugira ngo noneho mwizere. Nimuze tujya aho ari. Toma witwa Didumo abwira abigishwa bagenzi bati natwe tugenda dupane nawe. Yesu agezeyo asanga Lazaro amaze iminsi na mu gituro. I Betaniya hari bugufi bwa Yerusalemu nka stadiyo 15. Nuko abayuda benshi bari baje kwa Marita na Mariya kubahumuriza kuko musaza wabo yari yapfuye. Marita yumvise ko Yesu aje ajya kumusanganira, ariko Mariya asigara yicaye mu nzu. Marita abwira Yesu ati databuja yaba wari hano musaza wanjye ntaba yarapfuye, kandi n'ubu nzi yuko ibyo usabye Imana byose izabiguha. Yesu arababwira ati musaza wawe azazuka. Marita aramubwira ati nzi yuko azazuka ku muzuko ku munsi y'imperuka. Yesu aramubwira ati ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. 26. Kandi umuntu wese ukiri unyizera ntazapfa iteka ryose. Mbese wizeye ibyo? Aramusubiza ati ye databuja nizeye yuko uri Kristo umwana w'Imana ukwiriye kuza mu isi. Amaze kuvuga atyo aragenda ahamagara mwene se Mariya rwihishwa, aramubwira ati umwigisha yaje araguhamagara. Umurongo wa 29. Abyumvise ahaguruka vuba aramusanga. Icyakora Yesu yaratorasohora mu kirorero, ahubwo yarakira aho Marita yamusanze. Abayuda bari kumwe na Mariya mu nzu bamuhoza, babonye uburyo ahaguruka vuba asohoka, baramukurikira batekereza yuko agiye ku gituro kuririrayo. 32. Mariya ageze aho Yesu ari, maze amubonye yikubita imbere y'ibirenge bye aramubwira ati databuja yaba wari hano musaza wanjye ntaba yarapfuye. Kuko yarazi uburyo Yesu yamukije, akaba yarazi ukuntu Yesu yamubabariye ibyaha, akaba yarazi ibyo Yesu yamukoreye bamuzengurutse ngo bamutere amabuye bamwice. Yamwikubise imbere atamubwira ati ikintu umusaza wanjye yazize nakimenye, nuko utari aha ngaha. Iyo uba wari uhari musaza wanjye ntaba yarapfuye. Ariko amagambo ari hano akomeye nifuza cyane. Mbega ikintu dukwiriye kurushaho gutekereza, kandi ko ibitekerezo byacu bikwiriye kwizera. Umurongo waho wa 32. Mariya ageze aho Yesu ari, amubonye yikubita hasi. 33. Yesu amubonye arira, n'abayuda bazanye nabo barira, asuhuza umutima arawuhagarika, aramubaza ati mbese mwamushyize he? Baramusubiza bati databuja ngwino urebe. Yesu ararira.
36. Abayuda baravuga bati dore ye nimurebe uburyo yamukundaga. Ariko bamwe muri abo baravuga bati uyahumura impumyi ntaba yabashije no kubuza n'uyu ntapfe. Yesu yongera gusuhuza umutima agera ku gituro cyari isenga ishyizweho igitare ku munwa. 39. Yesu arababwira ati nimumukureho igitare. Murongo wa Marita mushiki w'uwapfuye aramubwira ati databuja none aranuka kuko amaze iminsi 4. Umurongo wa 40. Yesu aramubwira ati sinakubwiye nti niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana. Amagambo dusomye hano, Yesu asanze Lazaro yapfuye, handitse ngo Yesu asuhuza umutima. Aya magambo tuyasomye inshuro 2 zikurikiranya. Ariko ikintu gitangaje, niba Yesu yaragiye maze yageraho hanaga agasuhuza umutima akagira uko amera, iyo aba ari umwigisha wo muri kino gihe muri za miracle church zitandukanye n'ibitangaza biri hirya, aba yarahagaze akavuga ngo ndategeka, ndahambiriza, ndica, ndahambiriza, ndarimbura. Maze ariko Yesu yarahageze we haranditse ngo asuhuza iki? Ninde wababwiye kwica no guhambiriza no kurimbura? Ariko mwumva ikintu gitangaje, hari amagambo nshaka. Nuko bakuraho igitare, Yesu arunama aravuga ati data ndagushimye kuko unyumvise. Ubwanjye nari nzi yuko unyumva iteka, ariko mbivugiye kubw'abantu bangose ngo bizere yuko ari wowe wantumye. Amaze kuvuga arangurura ijwi rirenga abwira Lazaro ati Lazaro sohoka. Uwari upfuye asohoka azingazingiwe imyenda, amaguru n'amaboko n'igitambaro gipfutse mu maso he. Yesu arababwira ati nimumuhambure mumureke agende. Yesu ashimwe. Mbese Imana yakijije Lazaro ntabwo yamukijije. Imana yakijije Lazaro ihabwa. Tukamenya ubuntu bw'Imana, tukamenya ko Yesu ari umukiza. Igitangaza cyabaye mu uyu muryango, habaye ibitangaza bikomeye. Niba hari umuryango wagize amahirwe wose, ni umuryango wa Lazaro, ugizwe na Lazaro na Mariya na Marita. Kwizera kwabo, nubwo kwizera kwa Marita byagoranye, ariko yaje kwizera kandi nawe yarizeye aba umwana w'Imana. Iyo dusoma ibyerekeye n'aya magambo, hari ikintu dukwiriye kumenya. Dukwiriye kumenya ko Yesu ari we kuzuka n'ubugingo, kandi umwizera atazapfa iteka ryose. Uyu Mariya yari yaragize ibihe bidasanzwe, yari yaragize ibihe bikomeye, yari yarabanye n'Imana uburyo butangaje. Igice tumaze gusoma ni cya 11, ariko igice cya 12 hari amagambo ahanditse yantangaje. Amagambo yanditse makeya mu gice cya 12 ndayabatuye. Nuko hasigaye iminsi 6 Pasika ikaba, Yesu ajya i Betaniya aho Lazaro uwo Yesu yazuye yabaga. Bamutekera y'ibyo kurya bya nijoro. Marita arahereza, kandi na Lazaro yari umwe mu bicaranye na Yesu basangira. Lazaro wari waragenje ate? Umurongo wa 3. Mariya yenda igice cy'indatira y'amavuta meza nk'amadahano y'agati kitwa narada y'igiciro cyinshi cyane, ayasiga ku birenge bya Yesu, abihanaguza umusatsi we, inzu yose itama mwayo mavuta. Nuko Yuda Isikariyota muramuzi, umwe wagambaniye Yesu, umwe mu bigishwa be wendaga kumugambanira, aravuga ati ni iki gitumye aya mavuta atagurwa idenariyo 300 ngo azifashishe abakene? Icyatumye Yuda avuga atyo si ukubabarira abakene, ahubwo nuko yari umujura, kandi ari we wari ufite umufuka w'impiya akiba ibyo babikagamo. Yari yaratangiye kwiba kera, buryo umuntu atangira kera. Icyatumye avuga atari amavuta apfushijwe ubusa, ayo basutse kuri Yesu. Ibintu Mariya yakoze, Yuda uzapfa ntiyabibonye neza. Ibintu bizakiza umuntu, uzapfa bireba nabi,
ariko uzakira afite uko abireba. Yuda yagiye kubona abona umugore yarazi ko yari indaya, abona araje afata amavuta ayasutse kuri Yesu, arangije abona uwo mugore arapfukamye, abona afashe ya misatsi ye miremire. Umuntu ufite imisatsi miremire hano n'indera ntawe mpamagara ngo aze hano ndamwihoreye. Maze abona uwo muntu afashe imisatsi ye yari imisatsi myiza miremire, kwa kundi abagore imisatsi yabo bayirambura maze ikamera neza, kuko uwo mugore yari yabyiteguye bura n'umusatsi yari yawushokoje. Maze abona umugore arapfukamye, amaze gupfukama abona ari kujya hanagurisha ya misatsi ye ku birenge bya Yesu, ahanaguza ku birenge, ari kujya hanaguza ku birenge bya Yesu. Yuda arabireba, amusutseho amavuta, ntanayarekeyeho, amavuta amaze gusuka anayakuyeho. Biriya bimaze iki? Ari amafaranga yari gufasha abakene. Bibiliya bisobanuye ngo icyatumye avuga cyo si ukugira impuhwe abakene, ahubwo nuko yari iki? Yari umujura. Kandi ngo akaba yaribaga, niko amaze gusoma, ibyo babikaga, ngo ni nawe wari ufite uruhago. Narisomeye amagambo ntawe yambwiye, narayasomye, ngo Yesu yashyize Yuda ku mafaranga, niko nisomeye. Mu wifuzwe byose kukigisha ubwacyo cyitwa Yuda, ngo yashyize Yuda ku mafaranga, ngo kuko yarazi ko Yuda akunda amafaranga, kugira ngo Yuda azabone amakosa ye amenye n'uburyo bwo kuyakosora. Buriya ubona hari ikigeragezo cyawe gikomeye, niho Yesu yagushyize kugira ngo uzamenye ko ufite intege nke n'amafuti, umenye kuyakosora. Niyo mpamvu abona nk'umuhungu uhora ashaka gukabakaba abakobwa, maze akabona bamushyize asabye akazi, akabona hirya ye hicaye umukobwa, hino ye n'umukobwa, imbere n'umukobwa, inyuma n'umukobwa, ngo ajye atambuka ashake gukoraho, noneho yibuke ko ari umuntu w'Imana. Najya gukora kuri uriya yibuke ko ari umuntu w'Imana, ahagarare hamwe areba atari ko se Mana, ibi bintu nzabivamwe amahoro. Nicyo gituma Yesu yitegereza umukobwa w'umwibone, maze uwo mukobwa yajya gusaba akazi agahura n'abibone, babandi bafite ibintu bitaka, bimwe by'imitako bituruka hariya bikazaminuka iriya, maze akabyitegereza kandi ari umukirisitu. Yabireba akabona hariya ni umwibone, hariya ni umwibone, hariya ni umwibone, hariya ni umwibone, n'abisiga za mukorogo y'amavuta atukura, maze akareba atari ko se Mana, ubu koko aba bantu bose babasirimu, we ntabwo avuga ko ari ubwibone, avuga ko ari ubusirimu. Ubu ninjye nzaba umuhirimbire, nzarinde nsaza. Maze ibyo bintu akabireba, kuko aricyo kigerageza afite, akabireba ati nubwo nzajya mu ijuru, ariko ninshaka ijuru nzaribona, cyangwa Imana izagira ukundi bigenza, ariko ngiye kumera nk'abandi, kugira ngo azakunde amenye intege nke ze. Nugitsinda ukagishobora uzaba uri umurame. Yesu ntabwo yabikoreye ngo Yuda azapfe, yabikoreye ngo Yuda amenye amakosa ye no kuyakosora, niko icyo cyigisho kivuga. Maze icyo Yuda yakoze ni kimwe, nuko atigeze amenya intege nke ze. Numenye intege nke zawe, niyo mpamvu abantu benshi bamara gukira bari abakene, batuje, banasenga, baboneka mu materaniro, maze yabona amaze gukira yajya kurangura Dubai cyangwa agiye mu Bushinwa cyangwa n'ahandi. Baterega, iyo umuntu akodesheje icyumba cyo kuraramo hano, ntabwo arara wenyine. Ati uriya abagabo bose ubona tuzi, nta mugabo n'umwe urara wenyine. Ati kuko ibyo mvuga amakuru ndayafite, kuko njyewe ndayafite neza, ubuhamya bwabyo burahari, biravugwa. Kandi burya bo mubwira ngo none se ngo buriya ngo warara wenyine, baraza bakabivuga, maze akihangana kumva umutima ugiye guturika, ati none se nibabona ndaye njyenyine bizagenda bite? Maze akazihangana. Icyo ngicyo yagitsinda, kuko ari mu bagabo b'Abanyakigali. Burya Yesu yamushyize muri abo bagabo kugira ngo azamenye gushikama, yera imbuto, ariko nawe amenye intege nke ze. Maze ibyo bintu nabireba akarara rimwe, ariko ati none se nanjye mere nk'abandi bagabo, cyangwa ngume ku Mana. Maze yaguma ku Mana. Iyo ugitsinze rimwe, ubu uzakomeza ugatsinda. Yesu burya aha abantu b'imbaraga kugira ngo nibatsinda. Iyo utsinze ikintu cyoroheje, ukomeza kuzatsinda n'ibikomeye. Ariko iyo utsinzwe ikintu cyoroheje, ukavuga ati dukurikije aho iterambere rigeze, se ubu nabigenza, n'icya kabiri kiba kizagutsinda kikakugaragura. Yesu ashimwe. Yuda ngo yabivugiye kuko yari umujura, ngo nibyo yari yaramenyereye, ngo yashakaga kwiba. Ariko ikintu gitangaje, umurongo utangaje, Yesu aravuga ati nimumureke
aya mavuta ayabikira umunsi nzahambwa, kuko abakene muri kumwe n'abiteka, ariko njyeweho ntituri kumwe iteka. Abantu benshi b'abayuda bamenye ko ahari baraza, icyakora si ku bwa Yesu gusa, ahubwo ni ukugira ngo barebe na Lazaro Yesu yazuye. Abayuda bazanywe no kwirebera Lazaro Yesu yazuye. Umurongo wa 10, nuko abatambyi bakuru bajya inama yo kwica Lazaro nawe, kuko abayuda benshi babavagamo kubwe bakizera Yesu. Abatambyi bakuru niko nsomye bagiye kubona babona abayuda bahuruye, bari kuza bati tuzizera Yesu, bati tuzizera Yesu n'umwana w'Imana. Bakwikubita imbere ya Yesu bamwizera. Abayuda ngo bahita bajya inama ati ikintu kirakemura ibi bintu, nuko Lazaro turamwica, Yesu agapfa, maze abantu bakareka gukurikira Yesu. Ikosa abayuda bakoze ni rimwe, banze Yesu maze bibuza umugisha. Ariko ibindi byose bari bazi kubitondekanya, n'imihango yose bari bazi ikibanziriza ikindi n'ikigikurikira. N'ubu abantu benshi bazapfa ari uko bayoboye gutondekanya ibintu uko bikurikirana. Bazazira ikintu cyo kwanga ubutumwa bw'abamarayika batatu. Ubutumwa bw'abamarayika batatu bwanditse mu byahishuwe. Umuntu butazeza ngo bumuhindure, ibintu bizamubaho azabiteruza amaboko abiri. Bajya mwumva baje babivuga ngo ubutumwa bwo bw'amarayika wa mbere ngo mwubahe Imana, ngo muyihimbaze, ngo bw'amarayika wa kabiri ngo gwiraguye Babuloni, ngo ihindutse icumi ngo ry'abadayimoni, ngo bwa gatatu ngo umuntu naramya ngo ya nyamaswa ngo n'igishushanyo ngo cyayo. Haleluya! Muzabimenya hano imbere. Muntu buriya butumwa butari guhindura, ubutumwa bw'abamarayika batatu ngo abwige neza bumuhindure, akaba ari umuntu usanzwe aha cyangwa ari umushyitsi, akaba atari kwiga ubutumwa bw'abamarayika wa gatatu ngo abwemere, ariko ubutumwa buheruka iyi si Imana yavuze bugomba kuyisoza, akaba agiye kujya mu rudubi kandi akazakurikiza kurama inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Ubu hari abashaka ko mvuga ngo inda n'akayihatse. Ibyo ntavuze bizivuga kuko biri kwivuga. Ibyo ntazavuga hano bizivuga. Iyo ubuhanuzi bwasohoye ntabwo ari ngombwa ko abantu bajye birirwa basubira mu byo bavuze mbere, kuko byaregeshejwe igihe gihagije. Twatangiraga ku wa mbere tukazageza ku wundi wa mbere tubwiriza igitabo cy'ibyahishuwe. Abataracyumvise barasibye, ariko hano imbereho abantu bazakifuza barire, bazajya bagesoma maze bagire ngo ni inyamaswa ngo ziri mu ishyamba gusa. Kuki? Kuko igihe babyumvaga byabananiye kubishyira mu bikorwa, igihe bagombaga kwihana barabyanze, bakomeza kubaho gusa. Ariko ikintu nshimira Imana ni kimwe, reka ntibasomere. Mbese Bibiliya kwitangaje, mbese umuntu ashobora gukira abadayimoni 7? Mbese bamukira bate? Bamuvamo bate? Mariko 16 umurongo wa 9. Mariko 16. Ujye musoma ibitabo mu bikurikiranye: Matayo, Mariko, Luka, Yohana. Yesu ashimwe. Mariko 16 umurongo wa 9. Mbese hatubwira iki? Bibiliya yarandyoheye mwa bantu. Nicyo gice kandi gisoza burya kiba mu gitabo cya Mariko. Yesu abonekera abigishwa be amaze kuzuka. Nuko amaze kuzuka mu museke ku wa mbere w'iminsi 7, Bibiliya ntagatifu irasobanura ngo ku wa mbere w'iminsi 7, hepfo yaho ariho ku cyumweru, niko byanditse. Yesu amaze kuzuka mu museke ku wa mbere w'iminsi 7, abanza kubonekera Mariya Magadalena, uwo yirukanye mw'abadayimoni 7. Uyu murongo waranejeje. Naravuze nti Imana ishimwe, kuko hariho umuntu Yesu yirukanye mw'abadayimoni 7 bakamuvamo. Ni ikimenyetso cy'uko uyu munsi twikubise imbere y'Imana yabadukuramo bakadushiramo. Yesu yirukanye muri Mariya abadayimoni 7. Mariya yari uwo kwa Simoni, aho bari bazi neza ijambo ry'Imana. Muzabona abantu benshi bazaba baravutse no mu ngo z'abizera. Niba abantu bambabaza, abantu benshi bavutse mu ngo z'abizera usanga batazi ibintu biva niyo bijya.
kandi cyane cyane twebwe abayobozi, kubera yuko Satani twanga, ashaka yuko abo mu miryango yacu abazimiza, ngo maze umuntu najya babona ajya avuga ngo dorurira n'uwo kwa kanaka. Nicyo gituma bagira batya, kubana n'Imana bakabona birabarambiye, ejo bakagwa ukabona nibo bari hano hasi barandagaye. Abandi ugasanga bakoze amarorerwa, abandi bagakora mabi, abandi bakagira, maze abadayimoni bakabajyamo, aho kugira ngo mube mari umwe bakagenda bagatsika bakuzura bakaba barindwi. Ariko ubwo Yesu yabakuye muri Mariya ari barindwi, Imana ihabwa icyubahiro. Mariya barindwi niwe muntu wenyine nasomye, nta wundi muntu ndasoma, yenda barahari kuko, ariko njyewe muri Bibiliya umuntu nabonye Bibiliya yavuze wavanywemo abadayimoni barindwi ni umuntu witwa Mariya, we ni umugore witwa Mariya. Nta mugabo ndabona wavanywemo abadayimoni barindwi, nta n'umusore, keretse umugore umwe witwa Mariya niwe wavanywemo abadayimoni barindwi. Abo badayimoni bamuvamo, abo badayimoni bamuvuyemo, Yesu amaze kuzuka ntabwo yabanje kwiyereka abandi bantu, yabanje kwiyereka uyu mugore witwa Mariya Madagarena, yari uwo mu mujyi witwa Gadara. Kandi uwo mujyi Mariya wundi ntabwo yitwaga Mariya Madagarena, ntabwo ari ryo zina rye. Izina rya Gadarene ni izina ry'uburaya, kandi Gadarene biva ku ijambo Gadara. Gadara wari umujyi, kubera uburaya yahakoreraga yaramenyekanye. Ibyo kwitwa Mariya babimukuraho, kuko hariho ba Mariya b'abantu bazima bandi badakora mwene ibyo bintu nk'ibyo akora by'uburaya, maze baravuga baturiya we ni Mariya Gadara, Mariya Gadarene. Maze bajya bavuga ngo Mariya Magadarene, bakibuka ko ari yandaya. Ndashimira Yesu wamukuyemo abadayimoni barindwi. Ni ikimenyetso cy'uko abadayimoni bava mu muntu maze umuntu akaba muzima. Igice cya 11 cya Luka umurongo wa 26. Luka 11 umurongo wa 26 havuga iki? Luka 11 umurongo wa 26, Bibiliya iranezeza cyane bitavugwa. Handitse iki? Yesu ashimwe. Mbese ko dukwiriye gutekereza. Handitse amagambo akomeye, akagenda akazana abandi badayimoni barindwi, bakamurusha kuba babi, bamurusha kuba babi wa mudayimoni, bakinjira bakabamo. Nuko ibyo hanyuma y'uwo muntu bikarusha ibya mbere kuba bibi. Mariya byari byarabaye byinshi, ngo yahoraga yihana, Mariya kongera akasubira inyuma, kongera akihana, kongera agasubira, kugeza ubwo dayimoni yagiye akazana abadayimoni barindwi baramutsika, baramuganza, bamurusha imbaraga, ngo Mariya yarasigaye asambanira hariho hose. Nicyo cyatumye asambanira naho hatari hateguwe, maze bagahita bamufata. Ariko ikintu gitangaje, nta mugabo bazanye Mariya gusa. Kuki? Kuko abagabo baraho bari baramenyereye uburaya, ariko bazi ko umugore wasambanye ubwo ari we wakoze icyaha, bazi ko gusambana k'umugabo atari icyaha. N'uyu munsi wa none iyo umugore asambanye isi yose irabimenya. Ariko abagabo babikorera hirya no hino, ababikorera iyo bagiye kurangura, abasambana nabo bakoresha mu kazi, abasambana nabaho bagiye mu maraporo, abasambana nabaho bagiye mu mahugurwa, abasambana nabo basengana, abasambana nabo bagendana, abasambana nabo baturanye. Mbese usanga bitavugwa, ariko mu ijuru birahanditse. Ibintu byose byanditse mu ijuru, kuko turi mu gihe giheruka amateka y'isi. Ndabamenyesha yuko uyu mugore yari yarishe itegeko rya 7. Itegeko rya 7 riravuga ngo ntugasambane. Haranditse ngo iki kigeragezo cyo gusambana kuri page 230 mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, ngo nicyo Satani azateza abantu mu minsi iheruka. Ngo yagiteje Abayisirayeli bageze ku mupaka Ishitimu, batigeze basambana na rimwe, maze basambanira ku mupaka Ishitimu, bahapfira ari 24,000. Mu byigisho byitwa Ishyanga mu rugendo n'igitabo cyo kubara, haranditse ngo umuyaga wahuhaga amatunda y'i Kanani, maze bakanezerwa bagashimira Imana ko bageze ku mupaka basigaje kwambuka Yorodani. Bari barambutse
bambutse inyanja itukura, bari baratsinze ibintu bitangaje kera, bibukaga ibyo banyuzemo byose maze babona ko ka Yorodani kari imbere yabo, bakabona n'umuyaga uri guhuha amatunda y'Ikanani akabahumurira, bakabona bagiye gutera intambwe bambuke bagere hakurya, bagashimira Imana bati tugeze ku mupaka uhabwa icyubahiro. Bari barabuze inzira imyaka 40 bazira gusuzugura Imana, bakavuga inkuru itariyo. Imana ibazengurutsa mu butayu ngo bayisuzuguye bose bazabanze bapfe. Mu bana 24,000 baguye ku mupaka, harimwe bari barasuzuguye Imana, kandi icyo gihe Imana yari yarabazengurukije. Kubera kuzenguruka imyaka myinshi bibagirwa ko Imana yavuze ko bazagwa mu butayu, aho kugira ngo bihane bapfe bihanye. Satani yakoresheje Baramu ukoreshejwe na Baraki ukoreshejwe na Shitani, maze boshya Abayisirayeli barasambana kubera umuziki, maze badunda umuziki umaze kuba mwinshi, maze barasambana muri iryo joro. Igitondo bari kwambukamo basambanye mu ijoro ryacyo, maze bukeye mu gitondo imirambo imwe icuramye, indi igaramye, indi ireba hepfo, indi ireba ruguru, imirambo yuzuye. Maze bagiye kubara, Mose arahagarara ati reka tubare turebe Abayisirayeli ko hari uwarokotse. Maze aravuga ati abantu bose bavuye mu Egiputa tubabaze, bavuye ari 6,000 utabariyemwe abagore n'abana. Ati ngaho abantu bavuye mu Egiputa tubabaze, kandi babaze abantu bahereye ku myaka 20, 19 ntabwo bamubaze, 20 nibo babaze gukomeza. Maze aravuga ati abavuye mu Egiputa igihe twabaraga Abayisirayeli ubwa mbere, mushyire ikiganza hejuru. Agiye kubona hashyize Yosuwa ukuboko hejuru, abona Kalebu niwe ushyize hejuru, arabitegereza asanga ni 2 gusa mu bantu bavuye mu Egiputa, asanga basigaye badapfuye bataguye mu nzira, asanga ni 2 bonyine, Yosuwa na Kalebu. Maze abarebye agahinda karamwica, maze abona nibo bonyine. Kandi ikintu gitangaje, uwo witwa Kalebu yari uwo mu bwoko bwitwa Abakenazi. Yavuze ijambo rikomeye nakunze cyane, nubwo ibintu byose Imana yandikishije ntabisoma mu mugoroba umwe ngo nzabirangize. Yavuze ijambo rikomeye ngo nari mfite imyaka 40, Mose numa kujya gutata nzana inkuru nzima, abandi barabeshya. Ubu kikije imyaka 85, ndacyafite imbaraga nkuko nari nzifite Mose ntuma. Ati uko natsindaga ku rugamba ngenda ngatabarukana n'uyu munsi niko nkimeze. Maze Kalebu asoza urugendo rwe neza. Yabwiye Yosuwa ati Imana yavuze kuzatanga gakondo, none njyewe ume hahana Abayisirayeli bavuze ko ari habi, hamwe bavuze ko hari Abanaki, hamwe bavuze ko hari abantu barebare bazabica. Njye Uwiteka nimpagera azampira, maze nzabarwanye mbirukane mbatsinde mu izina ry'umwami wanjye. Maze aho hantu barahamuha, maze arabatsinda arabirukana, yuzuye imbaraga z'Imana. Reka tuzatsinda Satani, twuzure Yesu, duhagarare mu buntu bw'Imana, dutsinde icyaha. Ubwo abandi bari kugwa mu busambanyi buheruka, ubusambanyi buheruka muri kino gihe, hari ubusambanyi bw'umubiri bugaragara. Abantu benshi barasambana bitavugwa, ndetse hari n'ubusambanyi bwo mu buryo bw'iby'umwuka, bwa bundi marayika wa 2 avuga, wo mu Byahishuwe 14, ubutumwa marayika wa 2 avuga, ubu nibwo tugezemo. Maze avuga ngo iraguye Babuloni, ngo hindutse icumbi ry'abadayimoni, ngo harindirwa imyuka mibi yose, ngo n'ubusambanyi bwawo bwose. Ndetse iyo dusoma igihe cyane n'ayo magambo, dukwiriye kurushaho gutekereza, kuko isi yose igiye gusambana, ivangavanga inyigisho z'ibinyoma n'iz'ukuri, ngo byose ngo ni kimwe, ariko Yesu azi kubitandukanya. Yesu ahagarare ku bwoko bwe, kandi aduhe gukomera mu izina rya Yesu. Mbese Mariya yarakize, Imana yamugiriye neza, Mariya azahabwa ikamba ry'ubugingo. Abavuga bati nanjye Uwiteka ngirire nk'ibyo yagiriye abandi, andinde kugwa ku mupaka, nikomereze urugendo. Ahaguruke dusenge. Haranditse ngo imbaraga Satani yakoresheje kugira ngo Abayisirayeli bagwe ku mupaka, ngo mu minsi iheruka azazikoresha zikubye 2, ngo kugira ngo abuze abantu kwinjira mu gihugu cyiza cyane. Ubu tugeze ku mupaka w'ijuru, kandi abantu baje uyu munsi batari basanzwe baza. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.